inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye uko ugenda ukora genda mbivivura ariko icyo nabonye ntujya ubasha kubeshya kuko aho ugejeje ubereye amashimwe indirimbo ndirimba ntabwo ari iya nyuma ntabwo nzaceceka kandi ugikora haleluya abatazaceceka igikora nubishaka kumfasha nta kibazo haleluya mu bihe bidasanzwe waranyiyeretse mbere y'Imana y'ibyirato kandi y'imvura iguye mbere umutaka izuba rivuye genda untwikiriye naho imivu yatemba unyambika inkweto imbeho sinjya nyumva ni wowe umfubika nzabishyira mu muzingo vuga ineza nabonye maze abanjye bazaza bage bakwirahira nzavuga mu rwa rukundo rudasanzwe wanyeretse ntangariza imisozi izina ryiza wampaye inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye uko ugenda ukora genda mbivivura ariko icyo nabonye ntujya ubasha kubeshya kuko aho ugejeje ubereye amashimwe indirimbo ndirimba ntabwo ari iya nyuma ntabwo nzaceceka kandi ugikora inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye uko ugenda ukora genda mbivivura ariko icyo nabonye ntujya ubasha kubeshya kuko aho ugejeje ubereye amashimwe indirimbo ndirimba ntabwo ari iya nyuma ntabwo nzaceceka kandi ugikora haleluya abatazaceceka kandi igikora tuyiramburire icyubahiro tuyihereze amashyi menshi haleluya Imana nishimwe abayibonye mu bihe bidasanzwe tuyongera ikindi cyubahiro abayibonye 2022 mu bihe bidasanzwe tuyimanikira amaboko mu gikombe wanguye ndahatekereza bikaba imbaraga zinyinjiza imbere kandi ibyo wambwiye ndimo ndabona igicu kirimo gitutumba nk'igitaka imvura ndakomeza abagenzi bafite amakuru k'iryo wavuze ritajya rihera kandi naho ryatinda nawe izana kurinda ntacyo tukibaye dushonje duhishiwe nzabishyira mu muzingo vuga ineza nabonye maze abanjye bazaza bage bakwirahira nzavuga mu rwa rukundo rudasanzwe wanyeretse ntangariza imisozi izina ryiza wampaye inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye uko ugenda ukora genda mbivivura ariko icyo nabonye ntujya ubasha kubeshya kuko aho ugejeje
ubereye amashimwe. Indirimbo Indirimbo ndirimba ntabwo ari iya nyuma, ntabwo nzaceceka kandi ugikora. Inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye, uko ugenda ukora genda mbivivura. Ariko icyo nabonye ujya ubasha kubeshya, kuko aho ugejeje ubereye amashimwe. Indirimbo ndirimba ntabwo ari iya nyuma, ntabwo nzaceceka kandi ugikora. Haleluya, Imana ishimwe. Abatazaceceka kandi igikora tuyongera icyubahiro. Amina. Reka turirimbe indi ivuga ngo turi mu mugambi w'Imana. Haleluya. Mwindi yose nigire gute niceceke. Haleluya. Imana ishimwe ko 2023 turi mu mugambi w'Imana. Kandi umugambi w'Imana turimo nuwo gucecekesha indi migambi yose tavuga Imana. Haleluya. Imana nishimwe. Iyo ya kabiri. Uri mu mugambi wanje, yose niceceke, ibyo nakubwiye byose zakora ibibiruta, kugira uwo kwifuza n'abami n'ibikomangoma. Uri mu mugambi wanje, yose niceceke, ibyo nakubwiye byose zakora ibibiruta, kugira uwo kwifuza n'abami n'ibikomangoma. Haleluya. Imana nishimwe. Weho witinya ukomere, ninjye ukwifitiye mu kiganza cyanjye, nambuza ncika gutyo ngo nkure kugende, kuko urukundo ngukunda rusumba isi n'ijuru. Nagushyizeho ikimenyetso kikunyereka mu bandi, ndazi n'izina ryawe sinaryitiranya n'ayandi, niyo mpamvu ubwira ukagira ngo ni bucya, ariko imyaka igahita ndetse n'indi igataha. Uri mu mugambi wanje, indi yose niceceke, ibyo nakubwiye byose zakora ibibiruta, kugira uwo kwifuzwa n'abami n'ibikomangoma. Uri mu mugambi wanje, indi yose niceceke, ibyo nakubwiye byose zakora ibibiruta, kugira uwo kwifuzwa n'abami n'ibikomangoma. Haleluya. Duhereze Imana icyubahiro, abari mu mugambi w'Imana. Haleluya. Imana nishimwe, tuyikomera amashyi Uwiteka. Haleluya. Kutirasa izina ryawe ugasingiza iryanjye, nturata amaboko yawe akampa icyubahiro. Wafashije ubabaye, ibyo byangezeho, wanyeganyeje intebe yanjye, ntibyatuma nceceka. Nubwo ijoro ryaba ribi bikazamo n'ibihu, tegereza igitondo ndaza mu zuba rya kare. Uri mu mugambi wanjye, imi yose niceceke, ibyo nakubwiye byose zakora ibibiruta, kugira uwo kwifuzwa n'abami n'ibikomangoma. Uri mu mugambi wanjye, indi yose niceceke, ibyo nakubwiye byose zakora ibibiruta, kugira uwo kwifuzwa
kwifuzwa n'abami n'ibikomangoma ni mu mugambi wanje indi yose niceceke ibyo nakubwiye byose nza kugira uwo kwifuzwa. Haleluya, kuiteka atugiza abo kwifuzwa muri 2023. Imana ibaho umugisha. Ndashima Imana n'ubwa mbere, ntabwo ari ubwa mbere ngeza ariko hani naho namaze igihe kinini kuko nahageze ku itariki 31 z'ukwa 12 2022 saa 3 mpava ku itariki ya mbere isaa 7 z'ijoro. Urumva ko hana hamaze igihe kinini cyane 2023. Haleluya. Ririya joro nanjye twari kumwe, urumva ko atari ubwa mbere ngeze hano. Ndashima Imana rero ko yagiye itwimana kandi yagiye ikora iby'imbaraga mu bihe byinshi bigiye bitandukanye. Kuba hageze nivuze nitwa Aloys Habi, nsengera ku Muhima, ndi umusore umufasha ngendana n'Umwuka Wera. Haleluya. Navutse ndi ikiragi, niko navutse mvukira amezi 12, ariko Uwiteka akomeza kutwimana. Hari n'abavukiye imyaka 5, haraho nageze aravuga ngo uranyibukije nanjye navukiye imyaka 5, ariko Imana ishimwe cyane. Haleluya. Tugiye kuririmba indirimbo, ariko mbere yuko ndirimba mbitse inyandiko mfite ubutumwa muri uyu mwaka. Deo ndamukunda cyane, nkunda kubivuga kenshi haba no mwitangazamakuru, niwe mujyanama mu bantu mfite kugeza uyu munsi ku ndirimbo. Hanyuma mfite ubutumwa muri uyu mwaka ku ndirimbo yenda kuzasohoka, ngiye kubaririmbira agace gatoya. Hari imvura nyinshi zagiye zitunyagira, ariko ngiye kukubwira indirimbo igiye kukunyagira muri uyu mwaka. Ni indirimbo iri hafi gusohoka, iravuga ngo imvura y'umugisha tegikunyagire amarira y'umuruho akumazeho igihe uwo mwavuganye ntajya besha n'imfura oya ntibyaba kwa guta mu mahina mu rusako rwinshi induru zivuga atanze ibitambo by'ingabi ibihumbi amakuru n'impamo oya ntibizongera aciye urubanza kwa kwimaga inzira imvura y'umugisha tegikunyagire amarira y'umuruho akumazeho igihe uwo mwavuganye ntajya besha n'imfura oya ntibyaba kwa guta mu mahina mu rusako rwinshi induru zivuga atanze ibitambo by'ingabi ibihumbi amakuru n'impamo oya ntibizongera aciye urubanza rwa kwimaga inzira musomera inzandiko umwibutse indahiro ko ntazongera kurimbuza umwuzure igicu gihindutse inkuba zikubita nzi igipimo cy'imvura niyo hagurubura muhimpambi mwambutsa mwambitse igitinyiro umubwire yamaga mbaruhura umutima musomera inzandiko umwibutse indahiro ko ntazongera kurimbuza umwuzure igicu gihindutse inkuba zikubita nzi igipimo cy'imvura niyo hagurubura muhimpambi mwambutsa mwambitse igitinyiro umubwire yamaga mbaruhura umutima. Haleluya. Imbaraga zishize amagambo yakuze ku munota wa nyuma azahindura ibihe hoya ntiyakuretse azi naho ucumbitse mu museke wa kare aje yivuga ibigwi imbaraga zishize amagambo yakuze ku munota wa nyuma azahindura ibihe oya ntiyakuretse azi naho ucumbitse mu museke wa kare aje yivuga ibigwi ubw'ijuru ritabaye ubw'imitego itegutse ubw'ikigoyi gicitse turakize. Haleluya. Musubiremo ubw'ijuru ritabaye ubw'imitego itegutse ubw'ikigoyi gicitse turakize.
haleluya. Bifurije kunyagirwa n'imvura y'imigisha muri 2023. Reka batuzamurire mbitse inyandiko. Hagiyemo urufunguzo. Haleluya. Ukugenda ukora genda mbivivura ariko bitse inyandiko nyinshi zuzuye. Haleluya. Hanyuma badusomere rya jambo. Itangira igice cya mbere umurongo w'9. Yesu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 9. Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe ahomotse haboneke ibiba bityo. Imana igumugisha cyane. Haleluya. Ntabwo ndi bubwirize ahubwo nuko iryo jambo ari ryo nari ndi mu bihenjya guhimba mbitse inyandiko. Hanyuma Imana ishimwe ko 2022 yagiye yegeranya ibintu byose bigateranira ahantu hamwe ahumutse hakaboneka. Abantu bagiye ahumutse 2022 tukaba twinjiye 2023 igitegeka ngo ahumutse haboneke tuyiramburira icyubahiro. Haleluya. Twagiye. Haleluya. Imana ni ishimwe. Natangiye mbabwira ko yegeranije amazi yo munsi y'ijuru ahumutse hakaboneka. Imana ni ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Ndashima Imana yuko ari nziza. Ni umurinzi mwiza wo kwizerwa tutagirira ikibazo na gito n'impungenge ko yatugambanira. Haleluya. Imana ni ishimwe. Haleluya. Amazina ni yayandi. Navukiye i Bugesera. Mfite papa na mama. Vuka mu 1991. Mfite imyaka irenze 30 nubwo utabimenye. Kubera ineza y'Imana. Haleluya. Ari gihe abantu bajya bande bakantekereza muri 25 aho ngaho cyangwa 26 ariko narataranitse. Haleluya. Imana ni ishimwe. Hanyuma rero shimye Imana byari bikomeye, byari intambara ariko yagiye irwana aho rwabaye ibamba. Ndababwira ibyo nabwiwe hanyuma ngeze n'ibyo nabonye. Mu mwaka w'1991 nibwo navutse ku itariki 30 z'ukwa gatandatu. Bambwira ko hari saa 5 z'ijoro. Hanyuma bantwita mama baje kumuroga. Ambwira ko ntabwo yarakijijwe, mvuka mu muryango ukijijwe ariko icyo gihe ntabwo yarakijijwe. Hanyuma baje kumuroga ngo ni umugozi w'inyabubiri bamuteze bita inago. Murayizi inago? Hanyuma niyo bamuteze yari isobanuye ko nzapfira mu matako igihe mvuka. Haleluya. Imana ni ishimwe. Hanyuma nakomeje kumubaza byinshi kuri iyo nago niko yansobanuriye. Igihe cyo kuvuka cy'amezi 9 kigeze ntabwo nigeze mvuka. Nagumye mu nda amezi 12 aragera. Hanyuma mvuka ntabwo nigeze ndira nkuko abana barira. Ikimenyetso cy'umwana yavutse ararira. Siko tubizi. Ntabwo nigeze ndira. Ntekereza ko ari cyo kimenyetso cyagaragaye cyuko nzabikirage. Ntabwo nigeze ndira ahubwo namaze iminota 30 nsa n'uwapfuye ninyeganyeza uko niko na mama nawe yari ameze. Nawe yari yapfuye. Abantu benshi bari baraho baramworoshe kuko nta wari ufite ikizere cyuko
azongera kuba muzima. Haleluya. Imana nishimwe. Ndashima Uwiteka wankuye aho hantu. Hanyuma aho nzanzamukiye bankura ivata mu kanwa nkuko abandi bana bigenda, nkomeza gukura nk'abandi bana ariko batazi ko mfite icyo kibazo, mfite ubumuga bwo kutavuga. Niko bavuga muri ntibavuga bavuga, nuko nari mfite ubumuga bwo kutavuga. Hanyuma uko nagiye nkura, umwana uko avuga data data nabivugaga bidasanzwe, ngewe ntabwo natoboraga. Ikintu kigeze kuba, ndi imfura iwacu. Ari igihe nk'umubyeyi w'umumama wabaga ndi hafi yabwiraga papa ati kandi uyu mwana ashobora kuba azabikirage. Nk'umwana w'imfura kumva ko ubyaye umwana ufite ubumuga bwo kutavuga cyari ikibazo, akamubwira ngo ntabwo iwacu tubyara ibiragi, wintukira umwana ntabwo azabikirage. Kubyakira byari bitaraza, ariko Satani yo yari yaramaze kubisinyira, ariko Imana izi uko izabigenza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma mu gihe nari ngize mu myaka yo kuvuga kumwe umwana aba ari kuvuga, nibwo natangiye kujya ngo nyine uko abafite ubumuga bwo kutavuga bavuga. Nibwo byagaragaye neza noneho ko navuga. Mu bushobozi bwari buri iwacu bwari hafi ya ntabwo bwo kumvuza kugira ngo nkire. Hanyuma mu mateka bambwiye ko hari umuzungu, ariko Imana imuha umugisha, ni kera sinzi niba akiriho, yari umubirigi, niwe wagerageje, yakoreraga ahantu bazi kuruhuha mu Bugesera mu Kibikira, hari umuntu hazi. Imana iguha umugisha cyane. Niho yakoreraga muri iyo myaka, atanga inkunga yo kumvura no kumvuza ku giti cye, kuko yabonaga iwacu nta bushobozi buhari. Yakoze uko ashoboye mu gihe cye, ariko aza gusubira mu Bubiligi nta n'ikimenyetso ndagaragaza cyo gukira. Imana ishimwe. Haleluya. Hanyuma mama yaje gukizwa, nibwo yatangiye guhabwa amasezerano ko nzakira. Haleluya. Nimba ndi kuvuga ibi, hano hari umusore n'umugabo yitwa Adolphe, twiganye mu by'Imana. Niba twariganye turokomese nibyo ntazi neza, nari ntarabimenya neza, yahita byibuka. Sinzi Adolphe yaje, najyaga mvuga bakanseka, ngeze segonderi nayo ntaramenya kuvuga neza ngo ntobore. Ariko uyu munsi murumva hari ubwo ndi gutegwa. Imana nishimwe. Ubwo Adolphe ari igihe umuntu ajya avuga ibintu bakagira ngo wenda harimo ibintu byo kuvuga imbaraga z'Imana atabonye. Adolphe abantu bamuzi bazamubaza, twariganye mu by'Imana hariya mu majyepfo. Hanyuma asubira mu Bubiligi, nta n'ikimenyetso cyo gukira ndagaragaza, ariko urumva ibibazo byari bibaye ibindi. Nasubijwe mu rugo, bakomeza kugenda gutunga ikiragi cyabo. Ariko uko iminsi igenda ishira, mama yarakijijwe, yagendaga ahabwa amasezerano ko nzakira. Byari bigoye kubyumva, kuko muganga wamvuraga akananyitaho yaragiye, aho niho umuntu yarategereje amakiriro. Ariko buri muntu wese abwire mugenzi we ko aho utegereje amakiriro, Imana yo yateganije ahandi, atariho ushobora kubona amakiriro, ariko kugira neza kw'Imana kutazabura kuboneka ku gihe cyashyizweho. Haleluya. Imana nishimwe. Amakiriro aho ababyeyi banjye bari bayafite hari hamaze kubura. Hanyuma Uwiteka wakajya mvuga ngo imbaraga zanjye ziracyakora, ziracyahari, azakira. Ndabyibuka kera ngiye kubera kuvukira mu muryango ukijijwe, ntabwo niyizi ntari mu rusengero. Kera niga primaire nibwo natangiye guhabwa amasezerano yo kuba umuhanzi, ariko n'ubusanzwe nakunze kuvuga ibisigo haba mu makwe. Sinzi hari n'ahantu njya gasanga hari umuntu navugiye mu bukwe bwe, hari abana nise amazina. Ibyo byagiye biba impano yanjye. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Hanyuma ibyo byose byanzagamo nkaba nakwandika igisigo kandi navuga mbitekereza gusa nkanabyandika. Imana nishimwe. Ariko igihe cyarageze nza kugeraho no nanavuga ibyo nanditse, muyimpera icyubahiro ngikomeza.
Haleluya. Hanyuma ntabwo hari igihe abantu bajya bambaza ngo wakize ufite imyaka ingahe, ntabwo nyizi, kubera ko uko iminsi igenda ishyira niko nagendaga menya kuvuga ijambo. Niba menya igihekane cyamwa, ubwo nkakinonosora kandi nkakivuga neza. Adolphe twigana, igihekane cyari cyaranzigirije cyitwaga sha. Nari mfite indirimbo hari harimo ijambo inshuti, najya kuyiririmba nuko atari hano nkayisimbuka kubera izina bakundaga kunyita. Uko navugaga niko bahise banyita kubera kuririmba sha nabi kenshi. Imana ishimwe, ubu nsigaye mvuga inshuti neza. Haleluya. Ubwo kandi hari 2009, urumva ko atari kera. Nari ndi mu myaka nka 16 17 hafi aho sinzi, ariko ntabwo ari kera. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yateguraga uyu munsi ko nzaba ndi kuvuga ibi ngibi aha ngaha. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero ntago bigeze bansubiza kwa muganga n'umunsi n'umwe kuva mama Leta yagenda. Uwo muzungu yitwaga mama Leta, amazina ye bamwitiriraga umwana we, amazina ye ntabwo nyibuka kuko na mama yambwiye ko ari mama Leta. Nawe urumva ababyeyi bazungu bafite amazina nyine yiwabo ntiyari kubasha kuyasubiramo, ariko mama Leta niryo ryari ryarafashwe kuri kiliziya. Uriya mubyeyi nabonye ari mukuru, ashobora no kuba mama Leta wenda muzi ku kibikira. Okay. Hanyuma rero uko nakomeje kugenda nkura mama senga, natangiye primaire nayitangiye ntangiye kugenda mvuga neza. Hanyuma kubera icyo kibazo nabayeho ngaragara nk'umuntu witonda, ntakunda kuvuga mu rwego rwo gutinya kuvuga nabi. N'utwo nzi sinuvuge, ngahora ncecetse igihe cyose simvuge, kuko natekereza kuko hari igihe navugaga bakanseka, nabandi nshobora kongera kuvuga bakanseka. Umuntu rero yafite icyo kibazo atinya kukigaragaza. Hanyuma ngahora ncecetse ibyo. Hanyuma hari igihe abantu bajya bambaza ngo ese kumva warumvaga? Kumva iyo wambwiraga ndi kukureba ku munwa narakumvaga, ariko iyo nabaga ntari kukureba ku munwa numvaga uri kuvugira kure cyane, numvaga uri kuvugira kure cyane, nkaba nakumva ibintu byose byatuje, ariko nkureba ku munwa ho narakumvaga neza. Nkajyanisha ibyo ndi kumva, ijwi ndi kumva n'ibyo uri kuvuga nkahita nkumva neza. Haleluya. Ariko ibyo nabyo byaje nyuma, aho ntangiye nibyo byabanje kumva. Mbere ho nkiri umwana hari menya ntabyibuka, sinzi niba narumvaga, ariko aho mbyibukira nuko nabasha gukominikana n'abantu. Haleluya. Uko rero nize mu wa mbere, nize mu wa kabiri, nize mu wa gatatu primaire, niko nagendaga menya kuvuga, nkamenya inyajwi, nkamenya igihekane, ndinda ngera segonderi bitaraza byose. Hanyuma ngeze mu wa gatandatu primaire, nize i Bugesera ahantu bita Ingeruka, wenda hari abantu bahazi. Nageze mu wa gatandatu primaire, ndabyibuka icyo gihe bari bafatiye ku manota 41 ngira 38. Byabaye nko gushima Imana kuko navugaga ntubwo primaire banzi navuga, noneho segonderi bazanseka kurushaho. Numvaga bingoye kujya segonderi ntavuga, ese uko ntarinze ubwenge, ahubwo nageze mu gihe cyo gukora niga nabi nsa nk'utabishaka. Impamvu narinze ubwenge nuko mu kindi mu wundi mwaka nsibiye, mu wa gatandatu narahasibiye, mu wundi mwaka nsibiye mu karere ka Bugesera naje nko muri 3. Murumva ntarinze ubwenge. Icyo gihe nigaga mbishaka, numva ntashaka gutsinda kubera gutinya kujya segonderi ngo naho batazanseka. Haleluya. Ariko Imana ibifite ibyo yapanze ku buzima bw'umuntu. Nagiye segonderi, ubwo primaire ho nari naratangiye impano yo guhimba duke navugaga, natuvugaga mu muvugo ndetse n'indirimbo. Ngeze segonderi, indirimbo ya mbere nanditse yaravuga ngo ineza yawe kuri jye mwami ntabwo izigera irangira, ndabizi neza ndabihamya ntabwo izigera irangira. Ineza yawe kuri jye mwami ntabwo izigera irangira, ndabizi neza ndabihamya ntabwo izigera irangira. Iyo ndirimbo barayikunda cyane, ariko nkajya ngenda nkwepamo rya jambo bitasha. Yari indirimbo rero yashimaga Imana
ko yankuye mu buragi nubwo nari ntarakira neza ariko aho 2009 na 10 nari ntangiye kumva rwose mvuga buri kintu cyose. Hanyuma igitero cy'iyo ndirimbo nicyo cyavuga ngo mfite ishimwe nyakubahwa ndumva ritembera muri nge kuko wandebye mu magana ukangira inshuti magara wandinze indwara z'ibyorezo unkiza uburagi navukanye aba n'ibihumba bo baragiye ndazi neza wangiriye. Haleluya, Imana nishimwe. Iyo ndirimbo akenshi ngewe nkunda kurota. Iyo ndirimbo nayanditse nararaga ku gitanda cyo hejuru abantu bize interna, hanyuma abanyeshuri bagashobora gukeka yuko nzahubuka kubera ukuntu nararaga ndirimba saa 8 z'ijoro banshyira hasi. Iyo ndirimbo rero nuko yaje numva nshaka gushima Imana. Inshuro nyinshi iyo ngiye gusenga mfite nk'ibitotsi byinshi ntago nsenga neza, binsaba ko mbyuka ngahagarara nibwo mbasha kurwanya ibitotsi. Hanyuma rero iyo mbyutse nkahagarara ngasengera mu mbaraga ngiye kuryama nibwo nshobora kuryama nkarota indirimbo bitewe. Hari igihe uzumva hari igihe ujya gusenga ariko ukaba ufite nk'ijambo riri kugufasha. Ubwo nari naryamye numva nshaka gushima Imana mu bitangaza yankoreye byo kumva nkiza uburagi nubwo abanyeshuri bari bakinseka ku icyo kibazo. Hanyuma nkoze turonkome nibwo niyizi neza sha narayishoboye. Byatumye numva nakunze ibintu bigera kuri 3. Kuva kera nyiri umwana kumwe wabaza umwana ngo uzaba iki, numvaga nzaba umuhanzi, umunyamakuru n'umucuruzi. Nibyo bintu 3 nakunze, sinigeze mpindura na n'uyu munsi. Nibyo bintu 3 ngikunda. Hanyuma muri ibyo byose Deo nago ndacuruza naracuruje. Reka tujye tuvuga aho yadukuye. Ndi mu cyaro nacuruje amavoka. Haleluya. Ariko n'ibindi bizaza. Ndi mu cyaro nacuruje amavoka, imineke, kuko byari ngombwa ko nishakira rijado poshe bitewe n'ubuzima n'ubushobozi nabonaga mu rugo kandi ndi imfura. Kandi hari abandi bana bo kwitabwaho inyuma yanjye. Bituma ncuruza amavoka, imineke. Haleluya. Imana nishimwe ko nibyo ngibyo yabikoze. Hanyuma byatumye numva nziga indimi n'ubuvanganzo kugira ngo menye kunonosora ikinyarwanda bansetse nkimenye neza. Rero ikinyarwanda ndakivuga. Imana nishimwe. Hanyuma rero nizibyo kugeza uyu munsi ndi umunyamakuru. Imana ishimwe. Wari utaravugaga ndi umunyamakuru. Nuriya musore naramutumiye kuri televiziyo aza gutanga ubuhamya. Arabizi. Nakoze kuri radio nkora kuri BTN imyaka nk'itatu, ubu ndi ku yindi televiziyo nshyashya bita BTV. Urumva ko nishimwe ry'Uwiteka. Hanyuma korali zirisanga. Ngira amateraniro abakomeye cyane kuwa mbere no kuwa gatanu abari live amakorali aza akavuga Imana neza uko abyumva nuko yayibonye. Amagurupe ndayatumiye kuri televiziyo live kuwa mbere no kuwa gatanu. Nta kindi bisaba nukumbwira ngo tuzaza gusa, nta kindi. Haleluya. Imana yaritamuruye. Imana yaritamuruye. Utaravugaga atunzwe n'amagambo. Imana nishimwe. Hanyuma rero sinza hano byaherera ariko ngeze mu wa 4 niyizi nzi kuvuga kugeza n'uyu munsi nzi kuvuga. Ntabwo nzi umunsi nyirizina natoboreyeho cya gihekane. Nashidutse nkivuga neza. Niba byaraje nijoro, niba byaraje kumanywa simbizi, ariko nashidutse nzi kuvuga. Ntabwo nzi mu by'ukuri umunsi navugiye. Imana ishimwe. Muyimere icyubahiro. Muyimere icyubahiro kishi yarakoze. Imana ishimwe. Ibyo yabonye bidahagije, murumuna wanjye twavukanaga arapfa muri icyo gihe. Hanyuma mushiki wanjye wankurikiraga we yavukiye igihe cyuzuye, ariko avuka mama bamubwiye ngo abyaye abana 2. Ariko ntabwo bari 2 ahubwo ikindi cyari ikinyamaswa atamenye neza, ariko numvise basaba bavuga ngo yari ipusi. Hanyuma nyuma y'ibyo Satani yakomeje kurwana. Mama yarasengaga cyane. Kugeza uyu munsi ni umubyeyi uvuga ubutumwa naho ikigarajya haza. Ntabwo ajya yemera ko umuntu usenga yakicwa n'amadayimoni cyangwa se yakicwa n'uburozi. Ntabwo ajya byemera kubera ko yararozwe kenshi.
hanyuma undi mwana ubwo ngewe kuvukira amezi 12 ibyo biroroheje. Undi noneho mfite undi yavukiye umwaka n'amezi 6. hanyuma icyo gihe bari baramubwiye ko nta kindi gishoboka ari ukubagwa, ariko yaravuganye n'Imana ko azarinda akibyara atabazwe. Igihe yabyaye ubundi niko mbitekereza, ni ngombwa ko umuntu yagiye kubyara agomba kuba yariye afite imbaraga, ariko we yamubyaye noneho amaze mu masengesho y'iminsi 2. bamushyira mu cyumba, babonaga nta kindi kuko amakuru yo bari barayamuhaye, batumiza ambirase ngo ni wa mubyeyi. Ambirase yaje byose yabyirangirije mu cyumba yabyaye wa mwana w'umwaka n'amezi 6. Haleluya, Imana nishimwe. Hanyuma Satani atsindwa yagerageje, ntabwo ari aho byahereye. Mu gihe umwana yaramaze kugira nk'imyaka 4 baje kumuroga, urabona gutya mpagaze, we yarahagararaga gutya ibirenge bireba inyuma. Haleluya, uko ahagaze gutya ubundi birenge gutya biba biri imbere tugenda, we yajyaga imbere birenge bireba inyuma. Byabaye ngombwa kaza gufata wa mwana abujyana mu rusengero. Haleluya, amujyana mu rusengero n'abanyamasengesho no guteka no kurya nkuko yakiyizira hano mu rusengero, bakajya batekera hano. Niho yajyanye, niho bimuri iziko mu cyaro n'amashyiga 3 batera murabizi. Niho batekeraga, niho barya, bahamaze iminsi 3. Umwana ibirenge birahindukira bireba imbere. Hanyuma haleluya, ibirenge bimaze guhindukira birebye imbere, uwari wakoze ibyo ahita apfa. Imana ishimwe. Hanyuma bari basenze, gihe nari ndi ku ishuri. Hanyuma hari ukuntu ku ishuri twebwe mu by'Imana, nize mu by'Imana, byabaga ari ibintu bikaze. Telefone yari 0 tolerance. Iyo bakubwiye ngo imbabazi za 0 ntizibaho, murumva imbabazi za 0 zibaho, ubwo kwari ukukwirukana. Ariko kubera ukuntu nitwaraga mu kigo, hari ukuntu nagendaga nkatira umuyobozi akama telefone nkavuga amasaha yose nshaka. Muri icyo gihe rero kuko narinzi yuko barimo barasenga, natiraga nkarimateri telefone nkajya kubavugisha. Ariko ubwo wavugishaga nka pasiteri iwacu niwe waba gufite telefone, oya mama yitunze ngeze i Kigali nyimuguriye. Hanyuma nkavugisha nka pasiteri bimeze bite, hanyuma akamumpa tukavugana. Icyo gihe yarambwiye ngo Uwiteka agiye gukora igitangaza, turagitegereje. Mu gihe turi kuvugana abandi basenga tuvugana, arambwira ngo Imana cya gitangaza iragikoze, arambwira ngo anitarakize, mereza Imana icyubahiro. Hanyuma batashye bageze mu rugo mu gitondo, basanga uwo Imana yababwiye ko ari we wabikoze yapfuye. Imana nishimwe. Igihe rero turwanirira intambara tuzi n'izo tutazi, kandi ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Muri no minsi ndi kuvuga ngo niwe murinzi w'ukuri wo kwizerwa, ntajya ngirira ikibazo na gitoya yuko yangambanira. Hari abantu bajya babaho bakomeye, bakagira abarinzi, bakagira abantu babagaidinga, bakagira, ariko buriya mu bantu baguherekeza bakurinze n'abari bari kumwe na Yesu havuyemo wamugambaniye. Abantu barinda abandi rero hajya havamo ababagambanira. Ni nayo mpamvu buriya ubu usanga hari igihe mu bakurinda iyo hari uwo mugiranye ikibazo, ugomba guhita umusimbuza vuba vuba. Haleluya, kubera kwa kwikeka ko ari we wahita uba umwanzi wawe. Ariko Uwiteka ni umurinzi wo kwizerwa, utigera ukugambanira, utazigera ukugambanira. Haleluya, Imana nishimwe. Agenda adutegurira imitego yose Satani yadutambitse imbere. Imana nishimwe cyane. Ubuhamya ni bwinshi, ngira ubuhamya bwinshi. Ubwo mwansabye ubwo kubijyanye nuko navutse nubwo, ariko Uwiteka yagiye akora iby'imbaraga byinshi twarebesheje amaso, intoki zacu zikabikoraho. Ngeze i Kigali 2015 gutyo na 6 nibwo najyaga njya kuryama hari imasoro hano basengeraga, ubu bahagize parike. Umunsi umwe nigeze kujyayo ndyama mu gihuru, nari ndi gusaba Imana ikintu kimwe, nari ndi kwibwira ngo narasenze biranga, kandi wambwiye kuzangirira neza, ariko kugeza uyu munsi neza ndabona ntayo ndi kubona. Noneho kuko ngiye mu buzima busanzwe ntinya guhemuka, atari ikindi ntinya gukorwa n'isoni. Mu by'ukuri
ibyo bigatuma bintera imico myiza. Numvaga ntashobora kuba nakwiba, nubwo icyo gihe byashobokaga, kuko nanga kuba abantu babiri bonyine bari kushungera ngo nibye. Kumwe abana biba ikaramu mu ishuri sinigeze mbikinisha, kuko nanga igisebo mu buzima bwanjye. Byatumye ronjya mu bihuru 12 mbwira Imana ngo noneho rero kugira ngo ntazakora ku byashinganwe, mbabarira, sinziyahura, nabyo ni icyaha, kuko byatumye na Yuda azarimbuka. Nyemerera ngiye gusinzira, uhita unyicyurira imvi. Ikintu gitangaje, uwo munsi nararyamye. Haleluya. Uwo munsi nararyamye, abantu basanze mu gihuru kuko bahasengeraga ndyamye, bakumva ndi nasinziriye bakagira ngo nuwasenze wafashijwe, ibitotsi biramusanga buriya arimo arerekwa. Icyo gihe ntabwo njya nkunda kubivuga, ariko icyo gihe nategereje ko mpfa ndabibura. Ahubwo mvuye aho ndimo ndagenda byanze burundu, nkirya urwara ngo numve ko napfuye, nkumva ndababaye, nkavuga nti ndacyari muzima, nkashakisha impamvu yose n'akantu nakora, ariko niyahuye ngo mpfe bikanga. Haleluya, Imana ishimwe. Nkumva ndacyari muzima. Mbonye amasaha abaye menshi, nahageze nka 4 mvuye gushaka akazi mu mujyi ntahi Masoro, ngenda mbwira Imana nti reba ukuntu amaguru ameze, nambaye bodaboda mvuye mu mujyi. Ubu aho uri mu ijuru, uru rugendo warugenda we n'umuhungu wawe. Haleluya. Niko nagendaga mvuga mu muhanda, ariko Imana yarebaga uyu munsi ndetse n'ibindi bihe tutabasha gutekereza. Haleluya. Muyimpere icyubahiro. Ndi hafi gusoza, ariko mvaho ngaho ndi kugenda, hari indirimbo nahakoreye, nayikoze muri studio mfatanijwe na Deo, nababwiye ko ari umujyanama wanjye wa hafi. Ndamukunda cyane. Yaravuga ngo ikorera igihe, nshuti reka kwiganyira, ibyawe ntago byaruta ibya Sara w'ingumba, yamuhaye Isaka iha ana Samweli, kubwo kwizera Imana ntiyabakoze isoni. Ariko iminsi yo n'ubwiturushyira base, hajya habaho myinshi igahimwa n'umwe gusa, izaba umugabo kandi ukomere, nshuti reka kwiganyira, umva imirindi Imanira. Ariko iminsi yo n'ubwiturushyira base, hajya habaho myinshi igahimwa n'umwe gusa, uzaba umugabo kandi ukomere, nshuti reka kwiganyira, umva imirindi Imanira aje. Haleluya. Hanyuma imbaraga zitangira gukomera, koko nkumva imirindi ndayumva. Nsabira umugisha buri munsi abantu bamfashije ndi Kigali. Icyo gihe natahaga ku mugabo bita Spiriye, twe twaramenyanye ahantu nozaga amasahani muri hoteli i Remera. Arambwira ngo kubera ko nakubonyeho imico myiza, twongera guhurira i Remera. Icyo gihe hayoborwaga na Vincent, mwarimu Vincent, nagiye gusenga. Hanyuma hari ukuntu uba witurije, umuntu agahaguruka, Imana imugutumye hakaza akakubwira. Imana yakunze kumpa ibinkomeza mu rugendo kenshi. Hanyuma andebye bari kumanura mu rusengero, ahita abona nzi muri hoteli, arambwira ati nkubona nagahinduze tuganire. Ndamuganiriza, bimutera kujyana iwacu ku ivuko, tujyana iwacu ku ivuko. Ndabyibuka ageze mu rugo yabwiye mama ngo inyana ni ya mweru, ngo uburyo mbasanze niko n'umwana wanyu tubana, ntimuzongere kugira ikibazo, nta kibazo azongera kugira i Kigali. Yaramfasha nshyira mu rugo rwe. Hanyuma cya kibazo cyo kubikirage cyatumaga mpora ncecetse igihe cyose, nabaga ncecetse n'ubundi no mu rugo rwe, no mu buzima busanzwe yatari umuntu tumenyeranye mba ncecetse. Hanyuma bigatuma njye sinkunda umupira, ntago nkunda umupira. Hari n'umuntu wigeze kumbwira ngo mvuge umukinnyi wo mu Bwongereza ibihumbi 10, wo mvuze bararambwira ngo yatwaye irushanwa ry'amagare mu Rwanda. Ntago njye menye iby'imipira. Icyo gihe yaramfataga akanjyana kureba umupira muri stade. Ndabyibuka kuko we yafanaga Reyo, yakundaga Reyo ariko atabijyamo cyane, ntabwo barokore bafana cyane. Hanyuma ariko agakunda kubiruhukiraho haba habaye nk'umupira, akamfata akanjyana. Hanyuma abafana aho bari rero baba bishimye iyo umufana
ikipe yanyu itsinze barahaguruka bagafana, hanyuma kugira ngo bandebe neza itsinze nabona abo twegeranye bahagurutse nanjye ngahaguruka, nawe yabigiragamo uruhari kugira ngo mpaguruka akishima kugira ngo murebereho abone nishima. Haleluya, Imana nishimwe. None hari nubwo hatsindaga nka peri najya kwishima ati baragukubita kurya inkonje, iyi ntabwo ari iyacu, iyacu senge iyacu ubundi ndayizi. Nahavaga ntazi yatsinze ariko nibuka ko hari ibitego byinjiye nanjye ngahaguruka. Imana imuha umugisha rero, kandi kugeza uyu munsi nawe Imana yagiye imwitamuriraho kandi yagiye ayibona, kandi aracyakomeje gukomezanya n'Imana mu rundi rugendo rw'ibihe bizaza. Haleluya, Imana nishimwe. Nsoreje aha rero, ni byinshi cyane twakavuze, dufite ama episode menshi y'ubuhamya menshi pe, ariko ubwo bundi bw'ikigali bwo mbuvuzeho gato cyane kuko simvuze uburyo navuye iwacu n'amaguru nkagera i Kigali, n'ibintu byinshi cyane, ariko Imana ishimwe ko ari ibi idushoboje, muyimpera icyubahiro n'amashyi menshi.